Ikiganiro ubucukumbuzi kuri URTV 250. Menya byinshi mu byaranze isi dutuyemo. Menya benshi bakoze ibikorwa bitandukanye kuri isi bitangaje. Menya henshi hatangaje utaruzi ko hari hano ku isi. Ubuzima, ikoranabuhanga, amateka n'ubundi bushakashatsi ku bintu bigiye bitandukanye. Nta mpamvu yo gushidikanya rero, byose urabisanga mu kiganiro ubucukumbuzi. Ubucukumbuzi ni ikiganiro ugiramo uruhare ukanda subscribe kuri YouTube channel yacu URTV 250 cyangwa ugasura website yacu wa3.urtv.fr. naho ujye kugezaho icyo kiganiro nitwa Esdras Nemeye. Birashoboka ko wigeze kumenya ibihugu binini n'ibito ku isi, ukamenya abantu b'ibihangange babayeho kurusha abandi ku isi, ndetse n'ibintu bitandukanye byihariye ku isi dutuyemo. Ariko se wigeze umenya ishyamba ritangaje kurusha ayandi yose ku isi? Ishyamba rya Mazone, la forêt amazonienne, Amazon forest. Ishyamba rya Mazone akaba ari ishyamba rishize cyane ribarizwa mu gice cya Amerika y'Amajyepfo mu karere kitwa Amazonie. Iri shyamba rya Mazone rikaba ribarizwa ku buso bugera kuri kilometero kare miliyoni 5,500,000. Iri shyamba kandi rikaba risangiwe n'ibihugu binyuranye birimo nka Brazil yihariye 60% by'ishyamba, Peru ifite 13%, Colombia nayo ifite 10%, ndetse n'ibindi bihugu nka Venezuela, Ecuador, Bolivia, Suriname ndetse n'igihugu cya Guyana. Tubibutse ko kandi inyandiko zimwe na zimwe zivuga ko iri shyamba ryitwa ishyamba ry'isugi kubera ko mu myaka miliyoni 55 rimaze ribayeho nta bikorwa bya muntu byari byarikorerwamo. Ishyamba ritangaje rinavugwaho kuba rifatiye runini ubuzima bwo kuri isi dutuyeho. Nkwibutse ko ribonekamo ibimera bitandukanye bigabanyijemo ubwoko bugera ku 400,000. Ndavuga 400,000. Ubwoko bw'amafi bugera ku 3,000. Ibikururanda biri mu bwoko bugera kuri 370. Aha harimo n'ibiba mu ruzi runini rupima ibirometero bigera ku 6,600 ruca muri iri shyamba. Urwo ni uruzi rwa Mazone. Ubwoko bw'inyoni bugera kuri 1,294, ndetse n'ibiti bikuze birenga miliyari 390. Ibi byose birubwira kumvisha uburyo iri shyamba ari iry'akataraboneka. Mu bintu byinshi bigize iri shyamba bivugwa ko harimo n'abantu, abasangwa butaka batuyemo, ndetse abashakashatsi bavuga ko abo bantu batuye muri Amazone bagera kuri miliyoni 22. Nkwibutse ko abo bantu baba mu buzima butandukanye cyane n'ubwo twe tubamo hano ku isi. Aho twe tuvuka ababyeyi bacu bakadutangiza amashuri, aha mw'iri shyamba bahatuye bo siko bimeze, kuko ababyeyi babo babigisha kuroba, ubuzima bw'ishyamba, gushaka imiti, guhiga ndetse n'ibindi. Nk'uko inyandiko nyinshi zibivuga, iri shyamba rifatiye runini isi dutuyemo ryugarijwe n'ikibazo kinini cy'ibikorwa bya muntu, aho usanga rigenda ritakaza igice kinini cyaryo bitewe no gutemamo ibiti, gucukuramo amabuye y'agaciro, gukoramo imihanda, gukoreramo ibikorwa by'ubuhinzi, kuritwika ndetse n'ibindi bikorwa bituma ibinyabuzima bituye muri iri shyamba bigenda bigabanuka cyangwa se bikazimira. Ibyo bikagira imihindagurikire y'uko tubona ibintu, ndetse abahanga mu by'umutungo kamere bakaba bavuga ko hatagize igikorwa iri shyamba ryaba ritakirangwa ku isi mu gihe cy'imyaka 40, aho umuntu wese akaba yakwibaza uko ubuzima ku isi bwazagenda igihe iri shyamba ryazaba ritagihari. Ikindi kandi nk'uko nawe ugenda ubyirebera, izi ngugurnyi ziba zirimo z'amoko atandukanye ziba zigenda zishakisha icyazitunga. Udusimba dutoya cyangwa se utunini tuba tubisikana n'urwo rusobe rw'izindi nyamaswa ziba zirimo, bimwe bigenda bitunga ibindi, kandi niko bimwe nyine bigenda bicika buhoro buhoro.
iyi ngugurnye nk'uko uyireba nubwo ibisinzira gutya ariko ifite ubushobozi bwo kuba idashobora guhanuka, ahubwo ikaba itegereje ko yabona umuhigo wayo. Irebere nawe aho iri kuri iryo shami, nubwo isa nk'isinziriye ntishobora guhanuka, ahubwo mu kanya gatoya ibonye icyo yashakaga. Igiye kureba yuko yabonamwo amaramuko. Burya ubuzima bwose nyine buri wese aba ashaka icyamutunga. Muri iyi nzitane y'ishyamba, ingugurnye nk'ingi na buri izina ry'ikinyarwanda nk'uko nawe uyireba, ibigerageza gushaka ikitunga. Iryi nigwa habiri aho izisanze hose, ariko kuba nayo ikiriho bifitiye akamaro ikiremwa muntu. Nta kintu na kimwe wabona mu ishyamba kidafite umumaro, n'ikitawufite none kiba kizawugira ahazaza. Kandi ibi ngibi nabyo bikomeza kugenda bigirana umumaro, nubwo twakwibaza ko bimwe bigenda bimara ibindi. Nawe urabona ukuntu urusobe rw'ishyamba rumeze uku nguku, buhora busa nk'ubuditse kandi ibitonyanga bihora ari byose. Ariko rero kubwo guhiga bukware, izi ni gahabiri zigenda zigerageza kwisanisha naho ziri. Nawe urirebera ikisa nk'urutambara, kirasa nk'ibibabi rwose gihagazemo neza. Ntabwo wamenya ko aha hari inyamaswa, usibye ko witegereje neza ubona harimo akantu kagenda kanyeganyega. Kera ibi twabyitaga urutambara. Muri ibi bibabi ubona ukagira ngo ni ugutoha gusa, itegereze neza urabonamo inyamaswa isa nabyo rwose. Ibi ni ukugerageza kwihisha izindi nyamaswa ziba zihiga, zigerageza nazo ngo zibone amaramuko. Mu ishyamba nk'iri ngiri biba bijya gusa nk'uko no muri iyi si nyine buri wese aba ahiga icyamutunga. Itegereze aha hose ubona hagiye hari inyamaswa, ariko irahihishe. Utarebye neza wagira ngo ni ishami ry'igiti, kiriya gitagangurirwa kiba cyihishe. Kandi ndetse n'iyi nyamaswa yindi ureba, iyi nigwa habiri iri kugerageza kwisanisha naho iba, ku buryo kwihiga kw'izindi nyamaswa bitazorohera. Ishyamba rya Mazone harimo inyamaswa nyinshi zitangaje, nk'umuserebanya abashakashatsi bise Jesus Lizard, umuserebanya wagereranyijwe na Yesu Kristo. Uyu muserebanya ukaba ufite ubushobozi bwo kugendera hejuru y'amazi. Ushobora kandi guhagarara ku maguru abiri nk'uko umuntu ahagarara. Ni ukuvuga ngo uyu muserebanya ushobora guhagarara nk'uko twebwe abantu bwacu duhagarara ku maguru abiri. Ubundi uyu muserebanya ngo ufite umuvuduko cyane, kuko ugendera hejuru y'amazi ukambukiranya imigezi yose, kandi nta kwibira na gato. Ibintu bidakorwa n'ikindi kiremwa hano ku isi icyo ari cyo cyose. Ikindi gitangaje muri iryo shyamba ni ibikeri bifite uruhu rw'ikirahure rubonerana, ku buryo iyo urebye icyo gikeri uhita ubona ibice biri mu nda yacyo byose kuko habonerana. Ubushakashatsi bwakozwe n'abahanga mu mwaka wa 2006 bugaragaza ko umugezi uri muri Amazone kera amazi yawo yavaga mu burasirazuba bwa Amerika y'Epfo agana iburengerazuba, ariko mu myaka 100 yakurikiyeho byaje guhinduka, amazi akajya agenda ikinyumanyuma kugeza ubu asubira inyuma, cyo bita rewind mu cyongereza. Ibi bihabanye cyane n'uko Imana yari yarabiremye cyangwa uko byari bisanzwe bimeze mbere. Amazone kandi ifite n'indi migezi minini, harimo nk'uhorana amazi aserura nk'ayo kwari ku bugari. Ayo mazi ngo hari igihe ashyuha kugeza ku gipimo cya dogere 93, ku buryo ngo niyo unyuze hafi y'uwo mugezi utangira kubira ibyuya. Ndetse ngo ibikeri n'inzoka ndetse n'utundi dukoko dusuzugura, iyo twinyujije musanga tureremba hejuru twapfuye, twatwitswe n'ayo mazi. Mu ishyamba rya Mazone kandi harimo ibiti bitangaje ku buryo bimwe bigenda, ari byo bita mu cyongereza walking palms. Ibyo biti ntabwo bigendana nk'abantu, ahubwo bigenda buhoro buhoro kandi mu gihe kirekire, ku buryo igiti gishaka kumera imizi yacyo itangira kugenda ishakisha urumuri rw'izuba mbere y'uko igiti kizamuka, ku buryo gishobora kuva muri metero 1 kikajya kumerera mu milimetero 20. Nakubwiye ko muri Amazone huzuyemo inzoka zitwa anaconda. Ni inzoka nini cyane ku isi kandi zitinyitse. Bivugwa ko izo nzoka zatangiye kuba ku isi mu myaka irenga 1000 yashize.
Izo nzoka za anaconda nta bumara zigira, ahubwo zitinyitse kubera imbaraga n'ubunini bwazo. Inzoka za anaconda ziri mu bwoko bwinshi kandi ziteye ubwoba, ariko izizwi cyane ni iz'icyatsi kibisi. Anaconda niyo nzoka ipima ibiro byinshi ku isi, kuko iyo ikuze ishobora gupima ibiro bisaga 250, ikagira n'uburebure bwa metero 10. Nugira ibyago ugahura n'iyo nzoka ya anaconda, byaba byiza wirukankiye ku butaka, kuko ku butaka itabasha igenda buhoro buhoro, ariko wibeshye ukajya mu mazi bizaba bikurangiranye burundu. Umuvuduko wa anaconda mu mazi ni nk'umwambi urashwe kure. Anaconda yikundira kurya ingurube z'ishyamba n'utundi tunyamaswa, ariko bikaba gake cyane ko iyo nzoka irya umuntu, dore ko badakunda no guhura kenshi. Anaconda kandi iyo iriye ikintu igahaga, imara ukwezi kose nta kindi kintu irya, kuko ifite uburyo ikibika mu nda. Inzoka ya anaconda ibona neza iyo hari umwijima ukabije, kandi zikwihisha cyane ku buryo ishobora kwigira nk'ibuye cyangwa umugina ukagenda ukicaraho utabizi. Anaconda ni zimwe mu nzoka zizi kuboneza urubyaro, kuko zimyana mu kwezi kwa 5 n'ukwa 6, zikabika amagi mu nda ikabyara nyuma y'amezi 6. Kandi mu buzima bw'iyi nzoka ya anaconda bavuga ko ibyara hagati y'ibyana 30 ndetse na 40. Si inzoka za anaconda gusa, kuko mu ishyamba rya Mazone rifite n'intozi zitangaje, ku buryo iyo uriwe n'urutozi ugira ububabare bungana no kuraswa isasu mu kaguru. Ibaze kuraswa isasu mu kaguru uriwe n'urutozi, ububabare bwabyo bukaba bungana. Si ibyo gusa, kuko ngo izo ntozi zifite ubumara butuma ubyimba umubiri wose. Ikindi kintu gitangaje kiri muri Amazone ni isamake bita electric eel. Iyi ni isamake nini ishobora gupima ibiro 21, ariko igitangaje iyi samake iba yifitemo amashanyarazi mu ruhu rwayo. Iyo ukoze ku gice cy'umurizo cyayo ukubitwa n'umuriro udasanzwe w'amashanyarazi, kuko uba ufite volute hagati ya 300 na 350. Icyakora ngo izo samake ntabwo zishotorana, ariko iyo ingona igerageje kuyirya cyangwa kuyifataho ihura n'ikibatsi cy'amashanyarazi igataha yimyiza imoso. Muri Amazone kandi habamo ubwatsi bwitwa Victoria Amazonica. Ni ubwatsi bunini bumeze nk'urufunzo, akenshi usanga bureremba hejuru y'imigezi. Ibyo byatsi kandi bishobora gukoreshwa nk'ubwato, ku buryo niyo wakwicara hejuru yabyo ugakomeza kurerembaho amazi uri hejuru yayo nta kibazo. Uyu mugezi munini uri mu ishyamba rya Amazone nubwo huzuyemo inzoka za anaconda, hakabamo isamake zifite amashanyarazi n'ibindi bikoko biteye ubwoba. Hari umugabo waciye agahigo yoga mu mugezi umwe arawambuka. Uwo mugabo yitwa Martin Stray. Mu mwaka wa 2007 yakoze ibintu bitangaje, yidumbaguza mu mugezi wa Mazone mu minsi 36, ariko ashyizwe arangijwe umugezi wose. Yakoreshaga amasaha 10 ku munsi yoga agana imbere, kandi abizi neza ko habamo ibiremwa biteye ubwoba, anyuramo kugeza asoje. Isi yose ndetse yamukuriye ingofero kubwo gutinyuka. Nubwo kandi iryo shyamba riteye ubwoba, bivugwa ko rituwemo n'ubwoko 400 bw'abantu baryiberamo hagati, kandi bakabona ibyo bifuza byose. Gusa bamwe mu batuye muri Amazone babayeho batazi iby'isi dutuyemo. Nk'uko nabikubwiye, ikibabaje nuko abashatsi bagaragaza ko mu myaka 40 iri imbere iryo shyamba ritazaba rigihari, kuko ibikiremwa muntu cyangiza ibidukikije. Ibyo byose bigaragara ukurikije uburyo abantu ku isi hose barimo gutema ibiti byinshi ariko bagatera bike cyane. Ibyo bituma hakekwa ko ishyamba rya Amazone rifatwa nk'ibihaha by'isi, naryo rishobora kwangizwa n'ikiremwa muntu mu myaka iri imbere,
kuko 20% by'umwuka duhumeka ku isi uturuka muri Amazone, ndetse na 30% by'umwuka wanduye uva mu nganda no mu bindi bihumanya umwuka ku isi ujya muri Amazone, bigatuma abatuye isi bagira ubuzima bwiza. Nakubwiye ko muri Amazone huzuyemo inzoka zitwa anaconda. Ni inzoka nini cyane ku isi kandi zitinyitse. Bivugwa ko izo nzoka zatangiye kuba ku isi mu myaka irenga ibihumbi yashize. Izo nzoka za anaconda nta bumara zigira, ahubwo zitinyitse kubera imbaraga n'ubunini bwazo. Inzoka za anaconda ziri mu bwoko bwinshi kandi ziteye ubwoba, ariko izizwi cyane ni iz'icyatsi kibisi. Anaconda niyo nzoka ipima ibiro byinshi ku isi, kuko iyi ikuze ishobora gupima ibiro bisaga 250, ikagira n'uburebure bwa metero 10. Nugira ibyago ugahura n'iyo nzoka ya anaconda, byaba byiza wirukankiye ku butaka, kuko ku butaka itabasha kugenda, igenda buhoro buhoro, ariko wibeshye ukajya mu mazi bizaba bikurangiranye burundu. Umuvuduko wa anaconda mu mazi ni nk'uw'umwambi urashwe kure. Anaconda yikundira kurya ingurube z'ishyamba n'utundi tunyamaswa, ariko bikaba gake cyane ko iyo nzoka irya umuntu, dore ko badakunda no guhura kenshi. Anaconda kandi yiriye ikintu igahaga, imara ukwezi kose nta kindi kintu irya, kuko ifite uburyo ikibika mu nda. Inzoka ya anaconda ibona neza iyo hari umwijima ukabije, kandi izi kwihisha cyane ku buryo ishobora kwigira nk'ibuye cyangwa umugina ukagenda ukicaraho utabizi. Anaconda ni zimwe mu nzoka zizi kuboneza urubyaro, kuko zimyana mu kwezi kwa 5 n'ukwa 6, zikabika amagi mu nda ikabyara nyuma y'amezi 6. Kandi mu buzima bw'iyi nzoka ya anaconda bavuga ko ibyara hagati y'ibyana 30 ndetse na 40. Si inzoka za anaconda gusa, kuko mu ishyamba rya Amazone rifite n'intozi zitangaje, ku buryo iyo uriwe n'urutozi ugira ububabare bungana no kuraswa isasu mu kaguru. Ibaze kuraswa isasu mu kaguru uriwe n'urutozi, ububabare bwabyo bukaba bungana. Si ibyo gusa, kuko ngo izo ntozi zifite ubumara butuma ubyimba umubiri wose. Abahanga mu bya siyansi bavuga ko biteye ikibazo kubona igice kimwe cy'iri shyamba kiri gusohora umwuka wa carbon dioxide kandi ritahiye. Ibintu bavuga ko byatewe na ba rutwitsi ndetse n'abatema ibiti, bigatuma biba bike, bityo imvura ikabura, hakabaho ubushyuhe bigatuma bimwe bishya ibindi ntibikure. Rucianagati ukora mu kigo cy'ubushakashatsi mu by'ubumenyi bw'ikirere muri Brazil, uyu yanayoboye itsinda ryakoze ubu bushakashatsi, avuga ko ishyamba rihiye risohora umwuka mubi ukubye inshuro 3 y'uwo ryinjiza. Yongeye hati ahantu batema amashyamba ku rugero rwa 30% cyangwa kuzamura, hasohora umwuka mubi mwinshi ukubye inshuro 10 kuruta aho batema amashyamba ku rugero ruri munsi ya 20%. Abashakashatsi bavuze ko hakeneweho kubaho amasezerano mpuzamahanga arengera ishyamba rya Amazone, kuko iri shyamba rihisi umwuka mwiza ungana na 20% buri mwaka, kugira ngo hirindwe itema ry'ibiti rituma habaho ihindagurika ry'ikirere ridasanzwe, cyane ko byaragaragaye ko ibiti byinshi Brazil yohereza hanze biba byatemwe muri iri shyamba rya Amazone. Ubushakashatsi bwakozwe na satelite bwerekanye ko ishyamba rya Amazone riherereye muri Brazil risigaye risohora umwuka wa carbon dioxide urengaho 20% uwo ryinjiza.
Ibi byerekana ko mu myaka iri imbere hashobora kuba hihindagurika ry'ikirere rikabije kuko ibihaha by'isi biri kwangirika. Nkwibutse ko nakubwiye ko ishyamba rya Amazone rifatwa nk'ibihaha by'isi. Nubwo nakubwiye ko ariko ubuzima bwo kuba mw'iri shyamba butoroshye ndetse buteye ubwoba, aha ngiye kukubwira umugore w'imyaka 33 wavuye i Londres mu Bwongereza akajya kubana n'umukunzi we w'imyaka 19 mu ishyamba rya Mazone. Uyu mugore yitwa Caroline. Uyu mugore Caroline yavuze ko atatekereza ko azatangira umwaka w'2021 ari kuba mu ishyamba ndetse ibirometero birenga 80 kure y'iwabo. Gusa ngo ubuzima bwiza ntibwari kuryoha nk'uko bimeze ubu. Uyu musore uhinga kakao ukomoka muri Peru yatunguwe no kubona uyu mugore yemera kureka ubuzima bwiza bwo mu mujyi akamusanga mu ishyamba ngo babane ahantu hatari iterambere n'ibikorwa remezo bihambaye. Uyu mugore Caroline aba mu ishyamba ahantu hataba amazi cyane yuko iyo akeneye koga no kumesa imyenda bikorera mu mugezi utemba. Uyu mugore wabaga i Londres mu Bwongereza yagize ati 2020 wari umwaka ugoye kumenya niba ibizaba ndetse sinarinzi ko nzatangira 2021 ndi kuba mu ishyamba riri kugwamo imvura nyinshi, ariko kugendana na Romelu mu ishyamba twumva amajwi menshi y'inkende bituma ibihe bikomeye ducamo byoroha. Caroline yerekeje muri Amerika y'Amajyepfo muri Werurwe 2020 agiye kumara iminsi 10 yigisha yoga ahitwa Hoja Nueva hafi ahitwa Puerto Maldonado atumiwe n'inshuti ye. Uyu mugore yari abeshejwe no kwigisha yoga abantu bambaye ubusa ndetse akanakorera massage abantu mu mujyi wa Londres. Gusa yavuye mu Bwongereza mbere yaguma mu rugo ya mbere yatewe na COVID-19. Caroline haradusobanurira, ubwo nageraga ahantu numvise ntameze neza, gusa agace karimo amafu meza cyane byatumye nsaba kongererwa iminsi yo kuhaguma kugira ngo menye neza Peru. Caroline avuga ko yahuye na Romelu ubwo Romelu yakoraga nk'umurinzi w'abantu Caroline yigishaga, ndetse ngo yagaragaraga nk'umuntu udakunda kuvuga cyane, umuntu ugira isoni, ndetse ngo yakundaga no kumuvugisha agakunda kubika umutwe ndetse akanatekereza ko biba bitamushimishije. Caroline akomeza avuga ko yagize amahirwe umunsi umwe abona Romelu ari wenyine ndetse ngo bagirana ikiganiro cyihariye, ariko Caroline kuri we ngo ibyiyumviro yari afite byari birenze bisanzwe. Gusa ngo umwiherero w'aba bantu uyu mugore yigishaga waje gukoma mu nkokora naguma mu rugo yatangajwe n'igihugu cya Peru. Icyo ni igihe COVID-19 yari iri kugenda ikwirakwira ku isi. Aha ngo itsinda ryarimo Abongereza ryasabwe gusubira Puerto Maldonado ari ibirometero birenga 80 uvuye aho bakoreraga. Caroline yagize ati, kuri njye wari umwanzuro w'umutwe kurusha umutima. Nifuzaga kuhaguma ariko numvaga i Puerto ariho hari amahirwe menshi yo kurokoka ubuzima. Nashatse icyumba cy'amapaundi 10 Puerto kugira ngo makorere guma mu rugo. Uyu mugore yavuze ko ubwo yari ari muri guma mu rugo yatunguwe no kubona ubutumwa bwa Romelu nubwo atari afite telefone. Yagize ati, nta telefone yari afite ndetse numvaga ntazongera kumwumva ukundi, ariko hashize iminsi 10 nakiriye ubutumwa bwa Romelu. Yatiye telefone, twaraganiriye ku myaka
arangije arambwira ati hari ikintu nifuza kukubwira, ndumva ngukunda. Nubwo Caroline yari amaze iminsi mike amenyanye na Romero, ariko nawe byagaragaraga ko yamukundaga, nawe yaje kumusubiza akamukunda. Ngo mu kwezi kwakurikiyeho Caroline yagowe cyane no kuvugana na Romero, dore ko bavuganaga rimwe mu cyumweru ndetse ngo bakajya boherezanya na video. Mbere yuko Romero yiyemeje gusanga Caroline i Puerto, uyu mugore yagize ati icyo cyumweru cyari cyiza cyane, twamaze iminsi turi kumwe mu bwogero, nijoro tugatembera ndetse umwe agatekera undi. Nubwo twararanye bwa mbere numvaga ko twagize ibihe byiza. Romero yahise asubira mu muryango we mu ishyamba kugira ngo abafashe guhinga mu gihe cy'ibyumweru bitatu. Ibihe Caroline yavuze ko byari bibi ndetse byuzuye kwigunga. Aha yagize ati abandi buri wese yari yarasubiye mu Bwongereza, nari jyenyine ndi mu bwigunge. Romero ntiyigeze ampamagara. Ubwo yagarukaga nyuma y'ibyumweru bitatu ahita antumira ngo tujye kubana na mama we n'abavandimwe be 6 mu ishyamba. Nanze kwitesha ayo mahirwe. Uyu Caroline yavuze ko akigera mu iri shyamba we na Romero bahawe inzu yo kubamo hafi y'imirima ndetse ngo batangiye no gutema ishyamba ryari hafi aho. Aba bombi batuye mu gace k'inyuma y'ishyamba hitwa Ruserina gatuwe n'abantu 70 gusa. Iyi ni inkuru ya Caroline nari nshatse kukubwira wirengagije ubuzima bwo mu mujyi wa Londres akajya kubana n'umukunzi we mu ishyamba rya Mazone. Iki ni ikiganiro ubucukumbuzi, aho uyu munsi nakubwiye ku ishyamba rya Mazone, ishyamba riherereye muri Amerika y'Amajyepfo. Ishyamba nakubwiye ko ririmo byinshi bitangaje, ibinyabuzima bitandukanye. Iki kiganiro cyacu gikiramo uruhare ukanda subscribe kuri YouTube channel yacu URTV250. Giye kugezaho iki kiganiro ni Menya. Ndagushimiye.